Imana ije kuvuga ku bakozi b'ibinyoma bita ko ari abakozi b'Imana nyamara abakozi b'ibinyoma. Ubwo rero natunguwe no kubona ubuhamya bwe cyangwa inkuru ze zisohoka zimeze kuriya nkuko mwazibonye kuri za YouTube. Hari Eliana muvugaho biriya bintu byarantunguye nabwo harimo ikibazo kuri Mutesi na Chita, sibyo? Nukuvuga ngo nimba icyo kibazo gihari rero akicara akadushyira kuri kamera twese abagira ngo abitwereke ukuri kwa hano kuri. Bivuze ngo ubu tuvugana muri uru ruhando rwa YouTube Mutesi afitanye ibibazo n'abantu. Divorce n'ububwa n'ugutsindwa. N'ugutsindwa. Hanyuma rero tutuma nkubaza n'iki kibazo. Mu minsi yashize navuga yuko noneho Aneti na Gafaranga bakoze ubukwe. Bakimara gukora ubukwe abantu barabataka Gafaranga nibyari bikwiye guta umugore undi nundi, ariko nanone njyewe ntangira ngasara njyewe bamahitamo y'umuntu nimba ubisemo ni kubyumva, sibyo? Wowe ni cye kintu nahita nkubaza none nkawe divorce uvuze ko ari ububwa. Gafaranga barakoze ubwo bubwa. Reka nkubwire ura mubyeyi nabuze na nimero yo mba naramuhamagaye wanayima azayimaza abagize neza. Ura nareza abana ngenyine nzi ukuntu kurera abana ngenyine bimera, nzi ko kwiruka ku mugabo mwaka indezo na minervare bimera, nzi umubabaro wo kurera abana, ariko ikintu kizagufasha wa mubyeyi. The Unity TV. Together we can change the world. Bakunzi ba Gasaro TV na The Unity TV tubahaye ikaze muri remandi zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane. Twakiriye umumama mwiza niba umumama cyangwa umukobwa araza kutubwira yambaye neza cyane muramubona rwose umudamu mwiza ubereye u Rwanda wa rwose umudamu rwose yambaye neza rwose she's very smart. Harukuntu Imana iguha byose ikakugira mwiza ukambara neza ukaberwa rwose ujye ushima Imana kandi utange n'icyacu. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane mbanje kubashimira kuri ayo makeya yose mu mpaye Imana bahumugisha. Yego. Meze gute? Meze neza ndashima Imana. Tangira nisengesha ariko mbere ya byose tubwira amazina yawe kugira ngo aba bantu tuganire nabo bazi se tukuganira nandi. Mwenye nubasengera. Mbere ya byose nitwa Maria Aime abandi bazi kuri Shadia. Ibindi Imana iduhana umugisha mureke dusenga Imana. Aho nzahamagarwa hose ari no mu misozi cyangwa kurugamba rukaze mubyeyi nunkenera ukamwiza ijwi ryawe ritoya ukanyuza inzira ntazi nzakwishyira mu maboko mvuge nti nzajya nkushakira hose nzajya nkushakira hose mwami mu misozi no mu bibaya nzavuga ibyo ushaka ko mvuga mwami kandi nzaba nkukushaka. Amen. Murakoze Imana ibahe umugisha. Amen. Ahubwo hari tukiri aho ngaho ku mazina yawe witwa Aime Ingabire Aime hanyuma uwo Maria Aime hanyuma hakazamo Shadia ko numva ari Isilamu kandi ukaba witwa Ingabire Aime bigenda bite? Yego nukuba nitwa Maria Aime niyo mazina yanjye original ari kuri ID. Shadia narikuye mu idini rya Isilamu ndi umwana mutoya. Nge nabaye imfubyi ndi mutoya ntabwo nzi ababyeyi banjye yaba data na mama ntabo nzi nta masenge nta so wanyu nta n'ubuhamya burebure. Imiryango yagiye indera rero aho ibyo basengaga nibyo najyaga gusenga. Ubwo nabaye umusiramu nyine nitwaga Shadia nabwo kuva mu busiramu nabwo nubundi buhamya burebure. Shadi kubera iki harakaririmbo ririmbye urarira ubona yuko iyo ndirimbo ishobora kuba ifite ikibuze ku buzima bwawe. Iyi ndirimbo tubwireho gatoya kuki ririmbye amarangamutima kaza ukaba warira? Twari turi gusenga kandi burya umuntu abari gusenga Imana data twese uri mu ijuru ni Yehova kandi niwe niragiza aho ngiye hose mwivuga butumwa ryanjye mba mvuga ngo Satani ataza kuntera imyambi ajya arasaba abakozi b'Imana ndamwiragiza kuko naje kuri uno musozi rero urebwa n'isi yose uyu n'umusozi muremure cyane
mba ngomba guhamagara Imana kuko nayemereye ko aho izampamagara hose nzavuga ubutumwa bwayo kandi ndanashima Imana kuba ndi kuri Gasaro TV nabwo ni ku mugambi wayo. Imana ibane nanjye ahubwo. Urakoze cyane. Hanyuma nicyo nibaza iki kibazo uri umukozi w'Imana reka nkoresha iryo jambo wenda ntago ndi bwinjire ku matayito cyane mbona abakozi b'Imana bakunda gukoresha apotre, pasteri, profete nibyo? Yego. Ibintu nk'ibyo mbese sibyo evangeliste ibintu nk'ibyo ubundi turashaka gatoya cyane shadi tubwire uyu minsi ubona abakozi b'Imana gute hawe cyane kuri mu evangeliste kamwesha iryo jambo mbabarire cyangwa se umuvuga butumwa. Urakoze cyane nge nkunda kwivuga ku giti cyane nkavuga ko ndi umubwiriza butumwa bw'ubwami bwa Kristo kuko niyo nyise umukozi w'Imana nukuri ndabyakira mu izina rya Yesu twitwa abakozi b'Imana ariko kubera abandi bantu biswaye amazina bakayakoresha nabi cyangwa bo bakanayiyita bintera ipfunwe kumva wanyita umukozi w'Imana. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 kuko bavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Nanjye muri ubwo buryo rero ndi umwana w'Imana ntabwo ndi umukozi w'Imana. Ubwo rero bano bantu biha amatitre bishop profete aya matitire muyitondere ko ngenda umuvuga butumwa kandi mvugana n'Imana haraho mpurira nayo ikampa message nukuvuga ngo hari abayise kugira ngo babe barusahuzi biba amaturo y'abaturage baba bajura abantu kera bari bakaba amabandi bamwe bakabita ibisambo ariko aritwaza titire yo kwitwa pastor ugahita pastor akakwiba neza. Ariko nakwibaza uburyo uvugana n'Imana utari bishop hari aba bishop bataravuga ko bavugana n'Imana wowe biya byagenze gute? Buriya rero Imana ni Imana yacu muri rusange ariko igibe Imana y'umuntu ku giti cye kuko ihamagara ku burenganzira bwa yihamagara ku giti cyayo kuko mu rwa mbere rw'abakorino igice cya 1 umurongo wa 16 wa 27 haravuga ngo yahamagaye abitwa baswa kugira ngo ikoze isoni abitwa bahanga nukuvuga ngo rero irivuga butumwa ry'Imana ihamagara uko ishaka ihamagara mu mujyi gamagara no mu cyaro ihamagara umuremuri gamagara umugufi ihamagara ukizigamagara umukene ni mu bushake bwayo kandi guhamagaye urabyumva ko nijwi ry'Imana nyine rirakora. Hanyuma ashati urahita utuma nkubaza kino kibazo ndetse nanabikunze cyane hari ikiganiro wabonye cya Pastor Fanny cyakozwe kuri channel yanjye mu mama ubona amarangamutima tigasa nsigaye mbabara cyane iyo mbonye abakozi b'Imana muri iyi minsi hari bamwe bashobora kutuka abagenzi babo cyangwa se kubandarika tukabona umukozi w'Imana afite agahinda ati cyangwa se ukabona nawe ubugari kuvugana uburakari kubera iki kubera wenda yatewe nyine wumva ko byamukozeho ubundi ni kintu cyakobaje kwikira kiganiro Shadia. Murakoze kira kiganiro cya Pastor Fanny bura Pastor Fanny ndamukunda cyane arabizi ndamukunda ko niwe ndahazi mu nzu twaraganiraga duhana ibitekerezo byo mu buryo bw'ubwami ahubwo je natungwe na kira kiganiro motion yagaragaje yatumye ndarandira kuko yavuze mbona ageze muri mosiyo nukuvuga ngo hari igihe turangwa n'amarangamutima yacu umuntu yakubabaje hari ibimenyetso biranga umuntu wababaye kira kiganiro abonye ko Pastor Fanny yarababaye ndetse bimugeramo indani mu mutima ariko ababazwa ntabwo ababajwe n'undi muntu runaka ku ruhande yababajwe nanone n'undi muntu wiyitirira cyangwa witwa ko ari umuvuga butumwa bwiza nukuvuga ngo uyu murimo uri gusenywa na ba nyirawo ni nkuko twaba twarubatse inzu tukayizamura ariko tukaba tutangiye kuba ari twebwe tuyisenyera ibi bintu rero birarenze mvengo birarenze gusa ikintu nabibonyemo nabanza nkamubwira Pastor Fanny niyihangane Pastor Fanny niyihangane kuko nta muntu wangwa kuvuga yaje hano kuri no mihanda abagomba kwihangana n'abari bukuvuge kuri uyu munsi kandi kuvugwa hari igihe bizamura imigisha cyane cyangwa se ukavugwa nanone hari ukugira ngo Yesu yamamarire muri yo kuko na Yesu yavugwaga cyane ubwo ntabwo ari igitangaza rero kuba umuntu yagutuka nakunze no kuba hari n'igihe umuntu agutuka kubera yabuze indero n'uburere sibyo cyangwa se keya hari abantu babaye bameze nk'ibicamuke akaba atazi kuvuga ijambo ryiza mu bantu ibyo bintu ni ibintu bibaho ngewe yambwiye nabi nge mugirira impuhwe
numva kumariraho stress. turahita twibaza iki kibazo nka Shadia rero uri umumama yego ndi umumama w'abana babiri b'abahungu ukabona rero nka wa mumama wa mugani w'umuvuga butumwa bw'Imana ibyo binacanga cyangwa se uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana ukabona ari kiye kibazo rero cyaba gihari sibyo nka wa mukozi w'Imana ushobora kubibonamo ibintu byinshi sibyo ubona noneho biterwa n'iki ko umukozi w'Imana ashobora kwataka mugenzi we ndagusubiza mbere mbona Satani ari mu kazi kandi arakataje kuko afite igihe gito cyo kugira ngo arimbure abana b'Imana yinjiye mu bakozi b'Imana kugira ngo abanze abarwanye ikindi hari amacano menshi cyangwa se namwe mushaka kuba mwarakira abantu bavuga ubuhanuzi bava ngo Imana ije gukubura Imana ije kuvuga ku bakozi b'ibinyoma bita ko ari abakozi b'Imana nyamara abakozi b'ibinyoma Imana ije kugaragaza imbuto bera buriya buhanuzi nabwo bagomba kubasohoreraho ubwo rero ku mpamvu ebyiri hari impamvu z'uko bashaka kuba barenganywa kuko bari muri Kristo Yesu bakunda kurenganywa hakaba hari n'indi mpamvu y'uko ubwabo ari igihe cyabo cyo kugira ngo bamwe tugende tubabona imbuto zabo bera kuko Bibiliya nibivuga neza ngo ntabwo amazi meza yakereta nukuvuga ngo mu kanwa kacu ntabwo agomba kuvamo ibyiza ngo havemo n'ibibi kandi noneho turi n'inzandiko zisonga n'abantu bose tugomba kuyobora abantu ku butumwa bwiza bwa Kristo. Shadia nari umusambanyi, Shadia nari umujura, Shadia nakoze ibyaha byinshi iby'abana b'abantu bavuga nge nkundi iyo mvuga ntago mbasha kujya muri detail na detail sibyo ariko Shadia uyu nguyu wiyaruye mu muriro agomba gusubira inyuma akabwira babandi hanze ni habi naho kurimbuka ni mugaruke tuze kuri Kristo. Rero umuvuga butumwa naza arwanya undi agapfusha igihe cy'ubusa arabuzana wa wundi uri kwinywera icupa cyangwa uri mu busambanyi aravuga ngo ni mubandebere biravuga ikire biravuga ngo bavuga butumwa bavandimwe nimba Satani yagabye ibitero natwe tujye ku mabi nimba twasengaga twicaye nidupfukame. Navuga utubwiye ko noneho Pastor Fanny iwe unahazi cyangwa se mwahuye hanyuma Pastor Mutesi umufata gute? Pastor Mutesi ntago muzi kuri YouTube kuriya mu magambo meza azi gutegura aharukunategura amagambo neza aryoheye amatwi afasha n'imitima kavuga uti umuntu arankomereje pe iriya ni impano yifitiye icyo kintu nicyo namubonyeho nicyo muziho. Ikindi cya kabiri nabonye kuri Pastor Mutesi arakunzwe ku ma YouTube message z'abantu bakunzwe cyane abamo cyane ubwo rero natunguwe no kubona ubuhamya bwe cyangwa inkuru ze zisohoka zimeze kuriya nkuko mwazibonye kuri za YouTube. Hari Eliana muvugaho biriya bintu byarantunguye nabwo numva ubwo waburanyishe ariko nza kwitegereza nsanga uriya mubyeyi Pastor Mutesi nimba yageze mu bihe byo gukundwa akaba ageze mu bihe byo kuvugwa ni yakira ibiri kumubaho sibyo kuko yagiye yivugira ubwe ngo iyo avuga iyo ukunze kuza wisobanura urisobanya nawe yarakwiye nimba yatatswe yarakwiye guceceka. Kuba yavuga nikosa kuvugana uburenganzira bw'umuntu ariko iyo wavuze ngo ngewe umvuze sinavuga kuko nabanje kwisobanura ngo iyo uri mu bantu yajyaga avuga urugero simbyibuka neza ngo nimba uri mu bantu 9 bakuvuga wowe ukaza kwisobanura wa 10 mu kwivuga akongera akagira ikibazo akongera akagaruka bivuze ngo ururimi rwe hagiyemo indimi ebyiri yagombaga kurinda isezerano z'amagambo yatwigishaga eske nimba waratwigishije kwihangana wowe bikaba byagushyikiye uko kwihangana kwawe wakutweretse nicyo cyifuzo je nabonaga cyagombaga kuba. Hari comment yawe Shadia nabonye kwa Chita umunyamakuru mugenzi wacu yego ku kiganiro yakoze ndashaka none umbwire kubera ikiriya comment wayiteye comment yanjye nibirandikwa TV n'abantu bajye kuntereraho rwose ka subscribe bagere kuri channel yanjye. Chita narebye ikiganiro cye yicaye umuntu w'umugabo buriya abagabo ndabubaha nubwo bamwe batangiye guhindagurika ariko buriya yicaye umuntu w'umugabo yicara ku ntebe nk'inicaye wafata kamera avuga kuri Mutesi kandi Chita muziho ubwenge icyo cyo ngewe ni ku giti cyanjye sinzi ko mubona araganira avuga biriya bintu byose yavugaga yari yagize emotion y'ibiri kumubaho nuko bamuborotse n'iki bivuze ngo hari ahantu harimo ikibazo
harimo ikibazo kuri Mutesi na Chita sibyo ni ukuvuga ngo nimba icyo kibazo gihari rero akicara akadushyira kuri kamera twese abagira ngo abitwereke ukuri kw'ahantu kuri bivuze ngo ubu tuvugana muri uru ruhando rwa YouTube Mutesi afitanye ibibazo n'abantu akeneye kongera kujya imbere y'Imana ukabona se ari nk'icyo kibazo noneho gihari hagati ye na Chita hawe nka wa muntu usenga okay ikintu nge nabyitegerejemo cyane ko n'umunyamakuru ikintu cya mbere n'ukuri kandi ndavugisha ukuri imbere y'Imana ntabwo Mutesi ashaka ko bamuvuga nabi kandi nibibaho tugomba kuvugwa neza tukanavugwa nabi harusha kumbona inateze igitambaro ati icyo gitambaro cyawe wagiteze nabi sibyo cyangwa umeze gutya na gutya nago wamubuza uburenganzira hari amakuru yo mu gikari mfite ashaka ko tutamuvuga kandi yaraje ahantu tugomba kuvuga nkuko nanjye bamvuga nkuko nabandi bose bazamvuga mu magambo make rero nkunda kubivuga nimba bakuvuze bakakuvuga nabi wowe ushaka kuba kuvuga neza ntago wari ukwiye kuza aha hantu iyemeze nimba waje tukavuga ku myenda wambaye iyemeze tubivugeho ukabona nicyo besa naho se Chita cyamubabaje yewe ikintu nabonye kuri Chita na Mutesi ikintu cyaba cyarababaje Chita se cyangwa cyababaje Mutesi nyine cyatumye ubwo bakomana kandi wa mugana Chita nakuri iki kiganiro cye bari abantu b'inshuti ati rwose n'inshuti yanjye ariko akazama ku kantu gato navuga kagatotsi ikigaragaramo Chita yarivugiye ko yamwise umugome kandi buri muntu yakwise umugome babisobanura ibintu byinshi haba harimo ibintu byinshi ubwo rero nawe aravuga ati uyu muntu wambonyemo ubugome reka mvuge noneho andetaye mumbabare sinjya nkunda kuvuga abantu mfite igihe gito hano mwisi misi sigaje ngiye wirabaze ni ukuvuga ngo ndashaka gukoresha igihe cyanjye neza nkitahira nkagenda nta muntu nanduranyijeho ariko ikintu kigaragara muri aba bavuga butumwa kuri no mu pasiteri Mutesi na Chita ibibazo bagiranye hagati yabo sinari mpari turi kujyana ikindi cya kabiri ibyo bavuga nibyo tubabonamo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi rwose ushaka ko bamuvuga ibyiza kandi yakoze ibibi ntabwo ari byo hari amakuru mfite mperutse kugwaho nitonze ya audio y'umuntu witwa Mutesi yari yohereje umuntu ntari buze kuvuga amazina avuga ati Chita ni ntago yakabaye umuntu w'inshuti yanjye tuziranye muri uru rwego ari we muntu urarikira amafaranga akaba yahemuka kantemera hitaka kuriye ngo ari kuvuga ko yamugambaniye bitewe n'amafaranga nawe niyo makuru wawe ufite ibyo nabyo nabyumviseho rwose ariko gihe icyo ndi kuvuga ni ukuri ko Imana ntinya kuvuga abantu Imana ijya imbabarira ndabitinya hanyuma tugahita twibaza iki kibazo nta muntu n'umwe ngewe ndi umunyamakuru yego yego amafaranga nta muntu utayakunda nta n'umwe twicara kubera amafaranga sibyo tujye tuba honest nimba Chita yarakoze ikiganiro n'umuntu runaka yari mu bucuruzi kandi nawe yarabisobanuye ati turi muri business sibyo nkuko nanjye Gasaro nkuko nawe Mbata uri muri business sibyo tuvugisha ukuri uyu mutumirwa we yaje kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se gufasha abantu sibyo nta business arimo sininyunguzi ariko twe turi mu bucuruzi none nimba Chita yarakoze ikiganiro ni ikintu ndi kwibaza kikaba wenda cyamukomeretsa nka Mutesi byaba ari bwo bugambanyi yakoze muri kuvuga ngo Chita yakurikiye amafaranga kandi wibuke yuko we yahaye ikiganiro ndajya bitamvikana wenda nabi ntago yamwishyuye ngo nje kuvuga runaka ima platform yawe we yamwicaje kuri platform ye akora ikiganiro ahubwo ariyo bivuga yuko havuyemo amafaranga kandi koko nayo iki kiganiro ngize umugisha kikarebwa ntange nabonamo amafaranga wa muntu we Chita yavuze ukuri namwumvishe cyane nimba Mutesi ajya kuvuga akafata channel ye nigira neza agafata channel ye agashyiraho Chita akamuvugiraho nuko ndibuze nundi wese akaza views zikinjira na Chita rero kuba yamusubiza birashoboka rero ni ukuvuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga ufite n'uburenganzira bwo kubaza ugasubizwa cyangwa ntusubizwe twese twiyemeje kuza kuri YouTube twiyemeje no kwakira ibyiza n'ibibi tuzahasanga mu magambo make rero ahubwo tumenye gukoresha iki YouTube neza ikibazo akagasima turiho ka YouTube cyangwa se n'abarakozi b'Imana namwe mukoreraho kuki buri muntu wese aba yumva adashaka ko mugenzi we yabasha kubaho neza ngoge ntago mbizi abantu badashaka ko mugenzi wundi yabasha kuba neza ariko ikigaragaramo icyambere harimo kuba babakozi binda babakozi bitwa ngo nabakozi b'Imana biyise ayo matitire kugira ngo bashaka umugati badafata
nk'uko bitwa abashumba badashaka gufata abayoboke babo ngo babageze kuri Kristo, ahubwo babashakamo kubagiramo iki business kugira ngo babone amaturo n'inyungu zabo bwite. N'ikimenyimenyi byinshi biragaragara, ugasanga abakozi b'Imana abana babo biga mu mashuri ahenze, ugasanga imibereho yabo irahenze, ugasanga umuntu hari ibintu byagiye bigira. Rero hari impamvu, hari icyambere hari uko bashaka inyungu zabo bwite. Ikindi cya kabiri namaze kubona nuko abenshi bavugana kubera amashyari. Nk'ubu Shadia ndaje maze igihe kinini ntavuga, mwana nabibonye kuri YouTube, sinkunda kubwiza kuri YouTube. Mbwiriza ku nzu n'inzu, abwiriza mu muhanda, mu masoko bajya bambona, bamwe bajya banabibabwira amakomanteri, nkakunda no kujya kubwiriza mu byara ahantu hatabana za kamera. Ni ukuvuga ngo rero aba bavuga butumwa baza kubwiriza ahantu hamwe bagahanurira ahantu hamwe, ugasanga umuntu umuhanuzi ariko shazi guhanura kuri YouTube, ako nta handi hantu wabona atanze ubuhanuzi kuwikira ashaka indonke mu badiaspora, sibyo azanabeshya. Aba bavuga butumwa, aba bahanuzi bavuga izindimi, aba bantu benshi barimo bababeshya, mube maso kuko ibi ni ibintu bahimbye, ni kanuni bahimbye kugira ngo nuko biba abana b'Imana. Ntago nabura kubibabwira. Hanyuma navuga kuko ni kazungu narara ndimo ndavuga ubu tuvugana. Sando aratwite n'urugero, Sando uzabyara umuhungu kandi nubyara umuhungu uzahita uzana ituro, umubyaye ituro ntiryangeraho, sibyo? ubwo nabivuze mu kaya gato, no kuvuga ngo ni kazungu Gasaro n'urugero nanze ndanabivuze. No kuvuga ngo no kuvuga ngo yaza akavuga ngo okay wabyumvisha urugero, no kuvuga ngo ariko ubundi nibwo ubuhanuzi, reka mbabwize ukuri jewe ubu bwami bwa data nkorera, ubuhanuzi bwa data ngiye kubabwira nibanga ryabyo, nuko Imana ibi bifitemo inyungu ku munyabyaha, sibyo? Irashaka intama zazimiye ko zigaruka, irashaka abantu ko bihana, irashaka kwibutsa abantu bagiye mu biyobyabwenge bakajya mu byaha no bubwiyandarike ko Yesu abakunda. Urumva Yesu yarabakunze, mwongere mwibuke kuri Yesu. Ntabwo rero ishaka kubabwira ngo Imana iguha etage, rega etage nshobora kwihanura ukayibona n'ubundi uzakora ubigereho. Nukuvuga arakanuvuze mwise numvamo akandi, uravuze ngo umuntu wenda akaza akabati Gasara aratwite n'urugero, ariko kubera wenda akabihuza n'ibihe agahita avuga ati Gasa ni umuhungu tu, kuko yabihuje n'ibihe. Ngewe ndahita muga ngo uno muntu n'umuhanuzi koko mitemo kubita ituro. Rega n'umuntu utanahanura, hari abantu bafite impano yo kukureba akavuga ati ndabona yarabaye igikara cyangwa yarwaye ibishishi, ukunishije ukuntu muzi iranda n'umukobwa n'urugero. Noneho byanahura nuko gushaka w'indonke, Gasa nubyara wa mwana navuze uzazana ituro mu rusengero rwanjye, agahita gutegeka naho hana gutegera, akagutegera muri ki urimo uratera imbere, arimo arakubona mu future akavuga ati uzabona perime, Imana iguhaye imodoka kandi iwanyu mu bisekuru harimo imodoka mu miryango, izo modoka zirahari. Ibyo bintu nta nyungu Yesu abifitemo ibyo bintu. Ubu buhanuzi bw'amaviza, ubu buhanuzi bw'Imana yavuze, nimushaka bavuga butumwa mu nkubitiranga nta kintu bimbwiye, mureke kuyobya intore z'Imana. Ibyo ni ibintu uzi ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Nushaka ubwami bw'Imana ukinjira muri Kristo uzaba umukire. Ni ukuvuga ngo bataguhanuriye n'ibyo bintu, wowe ugashaka ubwami bw'Imana gusa, ibindi biza ari imigisha yawe. Hanyuma urahita utuma nkubaza iki kibazo, Shadia uburyo cyabivuzemo ndabisubiramo simbisasira, ndabivuga nko abavuga ubutumwa baraguhita. Uretse gato washatse kuvuga ati nubwo mubona hano ku mihanda hari bamwe na bamwe batera abandi amabuye, nuko yabonye yuko isoko rye riri diaspora ashobora kuritsindira. Ati hanyuma undi nawe agahaguruka. Nicyo kinashatse kuvuga ati hari abarwanya abandi kubera kabona ko nawe yatangiye kwigarurira imitima y'abantu. Reka nze nanjye ibyo wenda mbinyemo cyangwa se musebye ni ya maturo nyine. Yego bapfa bayiboki. Hanyuma kubera iki iyo umuntu amaze iminsi afite tuvuge afite nk'abadiaspora batanu bamuha amafaranga cyangwa se asengera bamuha ituro, kuki uwo muntu muri iyi minsi ujya kubona ukabona mwamuviriye indimwe mwamukubise hasi mukamutura hasi, biterwa n'iki? Muramba barangiye ntabwo ndimo kandi nta n'umudiaspora rama n'igihumbi cye rwose, gusa ni muyama nanjye nzabishimira Imana, nanjye ntabwo yambihira, sibyo? Ariko muri make aba bantu bavuga ngo diaspora yabafashije yagize gute, bamwe banakoze n'utuntu ntazi igihe buriya njya mbibona, ugasanga ukavuga uti genge gufasha imfubyi ni inkuru no mushinga nibyo,
bazampa miliyoni urugero ni 10 njyewe imfubyi nzazihe 2 ntacyo ariko 8 zizaba kongera kuri iki kintu nababwiye ngo bantu musenge Imana ni muyisenge by'iteka muyisenge by'ukuri zabashishurira aba bantu abaribo muzajya mubamenyera ku mbuto zabo nta muvuga butumwa uzurwanya undi nta muvuga butumwa uzutukundi ntago twahamagariye umurimo wo gusebanya twahamagariye umurimo wo kuzanya mve kuri kamera Gasaro undi umuntu aze anyuzuze sebyo buriya reka mbabwire binkundi ari nk'ibintu byanjye by'Imana nabwira umuntu wese ushoboye nimba adashoboye kuvuga Imana neza ngo abanyabyaha bihane nimba twarakoze ibyaha tukaba twarihanye ngo natwe tubwira abakiri muri ya puberi bagaruke kuri Kristo bikaba byarakunaniye kuvuga ibi bintu unkundiye wanava kuri channel ukagenda ukava ku YouTube kuko byakunaniye cyangwa uzutitwa pasteur erega hano bipfira bitwa amatitre yivuga butumwa ukitwa bishop ukitwa prophet ukitwa pastor arana amatitire akomeye aya matitire na amatitire yo wayahawe n'umwuka wera w'Imana urayarinda ese ikintu ubona kibangamye muri no minsi mwivuga butumwa kibangamye kuruta ibindi ari nacyo wenda wasaba abantu guhindura ni nk'igiki uzi ikintu kibangamye kandi gikomeye cyane n'uburyo ki irivuga butumwa bahamagariwe atari ko bari kurikora nukuvuga ngo Kristo ni uw'amahoro Kristo ni umudendezo Kristo ntabwo ari igisimba kandi Kristo ntabwo bajyaga bako yambaraga ikanzu imwe na sandali bajyaga bagenda n'amaguru Kristo aho bavugaga ubutumwa batereraga imisozi n'amaguru ariko umuvuga butumwa araza ati imodoka iki barashaka ibintu bifatika kandi Yesu uribuka ajya kubwira umutunzi amubwira ngo mwigisha ngo nkora iki kugira ngo nzabone ubwami bw'Imana aramubwira ngo kora arati narabikoze arangije arongera amubwira ngo genda ugurishe ibyo utunze unkurikire ese koko tuvugisha ukuri bavuga butumwa muri ahanga aba pasteur muri kunyumva aba bishop wakubwira ngo gurisha iyo modoka uyiha abakene n'imfubyi mbe nkwereka aho tuyajyana wabikora zirahari mayibobo mu biraro nta kintu wabikoraho ngewe reka nkubwize ukuri uyu murimo wa Kristo dukorera nta mayibobo yakabaye iri mu kiraro dufite insengero zirenga ibihumbagiza hano mu Gashadiya ni nko kuvuga ngo Bibiliya sinyizi cyane ko ngo ubwami bw'Imana buzinjiramo arya ngo ni nko kwinjira ngo iki ngo nyina akantu gato cyane ni ukuvuga ngo ni akantu gato cyane ni ukuvuga we icyo ashatse kuvuga biragoye ko wakurikira ubwami bw'ijuru ukabutumbera kandi tugihanze amaso ku mitungo y'iyi si nta n'amahuriro nta hantu bihuriye ni ukuvuga ngo ubu bwami bw'isi ubundi Bibiliya nibivuga neza n'ijambo ry'Imana iyo turi gutwaranirwa kujya mu bwami bw'ijuru ni ukuvuga ngo n'ubu butunzi buradukurikira Shadia nshaka kuvuga ubutumwa bwiza ubu butunzi bukankurikira ariko ntabwo nshaka ubutunzi imbere yo gukora umurimo nahamagariwe nimba rero ndi kuza kuri channel simvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bihane ahubwo nkatinyuka nkabona muri commentaire umuntu avuze ibintu bitambabara hanyuma dukomeza iki kibazo divorce uyifata gute wowe divorce no gutsindwa divorce no gutsindwa rwose no gutsindwa no kwiyemeza ibintu wotashoboye no kuvuga ngo wararahiye urahirira ibintu urangije ugeze mu cya kabiri hagati uti ndadivorushije wari umusore nanjye ndi inkumi turarebanye uragiye ndabyaye mbaye umubyeyi nawe ubaye umupapa ngezemo hagati ndi umugore birananira divorce no ububwa no gutsindwa nugutsindwa hanyuma rero tutuma nkubaza n'iki kibazo mu minsi yashize navuga yuko noneho Annette n'agafaranga bakoze ubukwe bakimara gukora ubukwe abantu barabataka gafaranga nibyari bikwiye guta umugore undi nundi ariko nanone njyewe nkangira ngasara njyewe bamahitamo y'umuntu nimba ubisemo niko byumva sibyo wowe ni ikihe kintu nahita nkubaza none nkawe divorce uvuze ko ari ububwa faranga barakoze ubwo bubwa wabona na madamo yaba yarakoze ubwo bubwa kuna gutuzu watumye atandukana n'undi rega njya nkunda kugana ngo tukajye tujya mu buzima bwabwite bw'abantu nuko nshobora gushaka umugabo nkagenda nkarahira nagera mu rugo cyumvikanye nuko ari we wasabye divorce ntabwo nzi nimba baranasezeranye ikintu rero nabonye cya divorce icyambere hari amategeko ya leta kera habagamo n'akantu kitwa karamata ariko namenye amakuru ko bagakuyemo ubu ngubu amategeko ya leta agakuyemo kakaramata kubana karamata ubundi hari amategeko ya leta ko nemeye ko
kanaka mbera umugore hamubera umugabo mubera umugore akambera umugabo. Noneho twagera no mu ijambo ry'Imana Bibiliya tukabona uburyo amasezerano y'itorero bikoreye ubwabo bihambiranaho. Mu badivantiste bavuga ko bazabana iteka ryose. Twagera mu aya madini y'amapantekote tugasanga baravuga ngo nukuzabana iteka kugeza umwe apfuye cyangwa Yesu agarutse. Bivuze ngo rero amasezerano twasezeranye twagera hagati bikatunanira umwe akadivorce nugutsindwa. Twisha amategeko y'Imana twishe n'aya leta. Mwabyumvise ibi bintu rero bikagira ingaruka ku muryango. Ngi impamvu rero ndi kurwanya divorce cyane nuko Imana itemera divorce. Ahubwo nubikora wewe wenyine Sando cyangwa nanjye nkabikora ku giti cyanjye nka Shadia nuko natsinzwe nagiye mu maranga mutima y'umubiri wanjye n'ubuzima bwanjye bwite nsanganywe. Niyo mpamvu uvuga ngo wabikoze mwijya kumwibazaho kuko ni ibintu bibaho turi mu isi, hari ibintu bizahoraho kugeza Yesu agarutse, hari ibintu tutahindura. Hanyuma aba yari nk'umwana wawe yego akakubwira ati mama ndagukunda ariko bibaye ngombwa yuko mbana n'uno mupapa afite abana for example 2 cyangwa se 5 wabyemera cyangwa se wabyakira? Umwana wanjye burya aba ari icyambere ntago bakiri minera aba yarabaye majeri aba afite ubwenge mba naramuhaye indero. Iyo ahisemo akanga ngiye guhitamo umugabo w'abana 5 n'uburenganzira bwe cyane rwose, ntago ngomba kujya mu buzima bwe. Niyo mpamvu buriya nkunda Imana cyane yarabatubwiye ngo mbashyize inzira ebyiri imbere, iyo ubugingo n'iyo urupfu uhitemo iyo ushaka. Ni ukuvuga ngo umwana wanjye nimba aramubwiye mwana wanjye uzagire gutya uzagire gutya akaza ati ma ntisemo iyi nzira never. Hanyuma nkubaza ikibazo, hanyuma nkawe abibasira neti wababwira iki rero? Abibasira umugabo w'abandi uteye gapapu umuntu narabivuze ntago umuntu gaba ari igikapu nta nubwo umugore ari igikapu. Ni ukuvuga ngo ndi kwigisha ahubwo abakobwa nibareke gutereta abagabo b'abandi, kuko buriya tugiye muri research cyane twasanga neta ashobora kuba yarateretanye n'agafaranga umugabo n'umugore bakibana. Bivuze ngo neti yabarwa nk'umunyabyaha kuko yagiye kwinjirira urugo rw'abandi bituma agafaranga agenda, sibyo? Amuhatakeye. Yego. Ariko gafaranga abantu uri mu rugo amuhubuzayo agakora divorce bagateretana nyuma. Biriya bintu ntago Aneti yari kubibazwamo. Ni ukuvuga ngo rero abantu bibaza kuri Aneti nababwiye ngo Aneti yari mukuru. Yego. Kuhitamo gafaranga gahera kwina kagenda mu bwonko bwa kwati ngiye muhisemo mwavuga mutavuga ndagiye, sibyo? Ni mu mureka agereyo. Mpyisi yabivuze kuri Mpyisi yabivuze kuri ngo icyo umuntu n'icyamize urapfuye nguzaruha iyo mivumo mumba bara abakozi Imana ntago tufite umunwa wo kuvuma abantu dukwiye kubagira impu abantu baguye tukababwira ngo zana akaboko tugende Yesu urugendo ruracyakomeye. Natwe ntago turagera iyo tujya, turacyari kurwana n'urugamba. Busa ngiye haraho ndagera nkora ncungana n'izamuryanye ngo natsindwa ibitego. Nubwo buryo ariko ari nkubiriya y'ubusambanyi buvugwa hagati y'abakozi b'Imana by'umwihariko baba b'igitsina gore ukumva ngo gakuriyeho kukana nta mukozi w'Imana umusamba. Erega abakozi b'Imana ngiye icyo nkuko mbyumva ni nkuko n'undi muntu yasambana n'urugero. Oya wumva icyo mubwiye nawe icyo nshatse kuvuga ahubwo we nuko yagagombye kurinda ubuhamya bwe, sibyo? Ariko ubusambanyi nyine mwisi buhoramo. Oya ngiye ntago mbishyigikiye, nshatse kuvuga ko harabi ushobora kwiyita umukozi w'Imana, sibyo se? Nkuko Shadi yabivuze akaba yabikora, ariko umukozi w'Imana wa nyawe azubaha byasezerano, sibyo se? Yubahe n'umubiri we. Umuntu w'umukozi w'Imana umuvuga butumwa pasiteri urinda ya titire yawe nkuko urinda igihe baguhaye igikukiyiko urigendane mu nzira ugomba kuririmba. Reka ngo urugero ni ukuvuga ngo iyo ukoze ibintu aratuma mubaza Shadi yase umukozi w'Imana aramutse asambanya ahantu runaka, sibyo? Hakazana Diane wa runaka ati Diane yasambanye, abo bantu babiri nibafatwa kimwe kandi bakoze icyaha kimwe, ariko imbere y'Imana ibyaha byo gusambanya kirangana. Ntireba ngo Shadi yarazwi neba, ariko twebwe kubera abantu bo mwisi nyine dukunda kuki mwe mutabirinda ngo bye kujya hanze. Murongo wa 14 haravuga ngo turi umucyo w'isi. Ni ukuvuga ngo nimba turi abana b'Imana Bibiliya nibivuga neza turi umucyo w'isi. Iyo umuntu ari umucyo w'isi rero agakora akantu ubushadi wambona ahantu yaba muri hoteli cyangwa roge handi nduru zavuga
ariko ndi umuntu wambaye minini igendera mu buzima busanzwe ninde wamvugaho turi umucyo w'isi rero turinde iki ibyo twahawe kurinda nicyo kintu nakwifuza nkabyifuriza abakozi b'Imana bagenzi banjye rwose ni ukuri uno mama no gutanga inama nziza cyane ari gutanga inama nziza cyane ati divorce nge sinyemera ariko igihe byabaye ngombwa nyine ko umuntu atsindwa nta kundi nyine nicyo kintu wabwirira mama rero asigize arera abana cyangwa se inama wamuha sinzi niba nawe ubana n'umutware reka nkubwire uriya mubyeyi nabuze na nimero yo mba naramuhamagaye wanayima azayimaza abagize neza uriya nareze abana njyenyine nzi ukuntu kurera abana njyenyine bimera nzi ko kwiruka ku mugabo mwaka indezo na minerivare bimera nzi umubabaro wo kurera abana ariko ikintu kizagufasha wa mubyeyi mbabarira ushyira amavi hasi usenge nimba wasengaga wicaye usenga upfukamye Imana ikunda ababyeyi mbisubiremo umugore ufite wese umwana akaba rero umwana yaratawe n'umugabo cyangwa harabaye impamvu yo guterwa inda ntafashwe nasenga Imana ikunda ababyeyi Imana izamushyigikira kandi imufashe kandi n'umuryango wa Neti rwose nabo Imana izabashyigikire hari igihe bazabona ko ari ibi bihe bigomba kuba muri no misimiriko bigomba gusohoka hanyuma tugahita twibaza ubwo no kuvuga ko nawe hari igihe cyageze runaka ntago navuga ko wowe cyangwa se umutware wawe biba ngombwa nyine yuko utsindwa cyangwa se atsindwa ntago ngiye nkunda kwinjira cyane mu urabizi mu buhamya bw'urugo rw'umuntu cyane gutyo shobora kubyinjiramo ko wenda uri icyamamare ariko Shadia wenda cyangwa se umutware we ntago wabizaye ku mihanda niba mvuge wenda nifuje kuba nabiginjiramo icyo gihe rero noneho utsindwa wowe tutubwira wowe uru no mu mama wiyumvaga gute icyo gihe narabiteguye kuko biravuna gutandukana n'umugabo noneho amplisi mubyaranye kabiri nambe no kubyarana n'akana kamwe uvuga uti ndagenda hanze nitwa umufiyemeri iyo kuri umugabo haba hari impamvu zikomeye ni ukuvuga ngo uba wumva ugiye gupfa ukavuga uti uyu muriro ndimo reka nkuhunge hakiri kare ntazaniyahura kujya niyahure burya nahunga umugabo sibyo ikindi buriya ntabwo tuzi gufata ibintu kimwe hari umuntu uhura n'ibigeragezo akabasha kubivuga uriya araruhuka nimukajye munabarenganya ariko hari uhura nabyo agaceceka bikamwangiza mu imbere ngero nari mu bantu bangirika mu imbere kuruta kuba navuga ni ukuvuga ngo rero urugamba rwanjye rwose narurwanye ngwana ku bana banjye kandi ndurwana na Yesu nkajya mu bintu byose ariko nkavuga ngo Mana uri kundeba hondi ubane nanjye hanyuma ahanini uruhande tujye tubona binaba ariko no kuba mama hari abapapa ubona byaterwa n'iki ku muntu rimwe na rimwe ukurikije experience ufite mu miryango abo musengana ko umugabo rimwe na rimwe ashobora kuba ati none ngiye ibintu bivuyemo abamama rimwe na rimwe bijya bigora kuba bafata icyemezo bakata ingo zabo si byose yego birakomeye buriya reka mbabwire ntabwo ari ukwivuga neza ko nayindi gitsina gore buriya nubona igitsina gore kibyaye kurenza umwana umwe akareka umugabo muzamenye kuri mugabo adashobotse abagoye pe hari igihe abasinda bikabije hari igihe abadahaha hari igihe abayandarika hari igihe abamubwira amagambo mabi amujinyora hari ibintu byinshi bikomeretsa umugore ku buryo umugore kandi ikintu kiba cyanabayeho umugore aba yavuze ati ngewe namurambiwe nanamuzinutswe ijambo kuzinukwa rero mujye muri gitondera buriya niyo mpamvu ubona ashobora kuvuga ngo mpisemo gatanya ndatsinzwe kuko arananiye mashyi no mu midiwe erega hari n'igihe ushaka umuntu ukijijwe mwagera akagwa ese muri ino minsi usanga abagabo aribo basigaye bahukana cyane kurenza abagore kubera iki abagabo aribo bahitamo gusohoka bakagenda mbere ari abagore basohokaga bakagenda urakoze kumbaza ikibazo cyiza sha ni ukuri pe bakumpere fanta rwose pe iki kibazo kirahari muri iki gihugu cyacu cyane cyane abagabo kuva bumvishe genda nabi ngo abagore umugore yavugaga ari nk'umugabo kwita gurushyi ako ubu ngubu nkubise urushyi bahita bagutambikana muri ribu tayari ukaba wagezeyo kandi n'abagabo barakunenga bivuze ngo rero umugabo arabireba akabyitegeza akabaterekana ikuremo akange karenge ntarakubita umugore ni ukuvuga ngo rero abagabo bafite impano navuga itari nziza yo kugira umujinya ukubita cyangwa kugira umujinya ukimana ifaranga ryo guhahira umugore n'abana ugiye rero ibyo bintu iyo bimeze gutyo umugore akagukubita abagore b'iki gihe benshi ariko bapaganye ntabwo navuga ko ari abafite umwuka w'Imana ntabwo bubaha abagabo kandi buriya umugabo akunda icyubahiro ni ukuri sando umugabo akunda icyubahiro umugabo buriya wamwima ibindi ariko ukamwubaha ni nayo mpamvu niyo ngeze mu buhamya nifata kuko abagabo bakunda icyubahiro ikindi cya kabiri umugabo aho ava akagera amakosa ye bajya bavuga ngo nibwo buryo bwe kera ariko kuri iki gihe kwa kubuzima bwahindutse ubu abagore b'iki gihe basigaye bakundira
nimbona Sando yambaye umwenda mwiza ndatunari ku mugabo wanjye kandi akibagirwa umushahara yinjiza n'uwo yinjiza no kuba bimeze akaba yafashe ideni dufite abantu bajya batanga amadeni mu dukaritsiye ya deni yaba yarifashe kugira ngo yishyurane n'umugabo habamo intonganya abagore ntibanyurwe nuko bashatse nimba barashatse umugabo udafite ubushobozi nyurwa nawe hanyuma wige kumubwira neza ikindi nimba ari mu mafuti kuko barayagira ndabazi yenda reka mvuga uwanjye ako bagabo benshi bagira amafuti Sando ni ukuvuga ngo hari igihe usanga umugabo ataranishyura mituweli ariko ari kunywa mitsingi ahubwo n'abantu batarishyura mituweli bagiye kugira gute kuzishyura uranywa mitsingi utarishyura ibyo bintu bifite ingaruka ku buzima bw'umuryango nkubaza iki kibazo ibyo byo koko nibyo hari umumama hano Imana imuha umugisha yarambwiye yayandikiye ama message afite agahinda ni message nyinshi pe nyinshi yaranyandikiye ati Gasaro ndabizi uri muto cyane kuri nge ndi umumama witwa amazina y'ubwariho w'imyaka 48 ariko nkurikira ibiganiro byawe nkumva uri umukobwa wangira inama ati cyambere bavuze kuri divorce ibyagafaranga mitanibuka ibyambayeho ngewe bijya gusenyuka gusa n'ubu nubwo nkibana umugabo wanjye namufashe n'umukobwa sibyo inshuro ya mbere ndamubabarira iya kabiri ndamubabarira iya gatatu numva kwihangana biranze aho numvaga avuga yuko atireka nahe cya kigore kitabizana kuva icyo gihe niyumviriye ukuntu ajyanuka ubwo I think so ari umurundi niyumviriye uko ajyanuka ari kumwe n'iyo maraya numva nataye agaciro urumva turabana ariko urukundo rwaragiye kuko iteka ryose nekereza ko iyo maraya ari yabagomba kundutisha kuva uwo munsi numvishije nanze abagabo pe n'ubu ndurimo kubera abana banje batatu ngaho tubwire kuri iyo fenomene uwo mumama urumva we ikibazo afite niyo maraya yumvishije ibitutsi bamutuka urumva umuntu ku ruhande aravuze ati reka nahe cya kigore cya gici kitanuka agutesheje agaciro kuri wa mukobwa sibyo hari ubushize mbata n'ujye uvuga neza avuga ati hari abagabo basambana atareka akagera imbere y'indaya akavuga ati umva nubwo dusambana ujye ureba uriya mugore nawe wireba uriya ni debandi atakana akagenda akazana imigati akagura amashokora akagura ibiki aturumva uwo ngo we ntiyagusuzuguza iyo ndaya ariko urumva umugore w'igikomere afite cyane atumye yumva yuko umugabo yamwanze nukumva ku ruhande ari kumwe na yandaya tureka tuyita indaya kuko si umugore we bari kumutuka ati nge ndumva nta gaciro nyifite byatumye numva n'uwo mugabo mwanze urumva icyo kintu icyambere yamaze gukomereka bikomeye bira bintu birababaje abagabo bakunda guca abagore inyuma bakunda kubanza gufobya abadamu babo yego we se ubona biterwa n'iki bakanamubahimbira n'ibintu byinshi nkatwe abavuga butumwa tujya duhura n'izo case rwose ugasanga aragenda avuga amabanga yo mu busaswa ashaka kugaragaza ko umugore atuzuje ibyangombwa n'ibisabwa iyo ni imitwe n'ikanuni z'abagabo babasambanye urumva noneho ibyo bintu nabibabwiye ari nayo mpamvu ndi hano ku Gasaro TV bene data nitwihane twegereye Yesu atuvanemo amarangamutima n'amarari y'imibiri yacu niduha Kristo imibiri yacu ibyo bintu byose tuzabigeraho ni ukuvuga ngo buri muntu Bibiliya nivuga ngo buri muntu wese anyurwe n'iki n'ibyo afite ni ukunyurwa n'ibyo ufite nimba umugabo wanjye nshatse nsanze uko ameze cyo kora nigeze mbivuga rimwe ajya ushaka gusanga kwitwa ngo ugiye gushaka umugabo ugashaka umugabo w'ikiremba n'urugero ariko ushobora gusanga umugabo wawe atandukanye na ex wawe w'ibyabaye by'ubushize wimugereranya n'ibyahise nyurwa nuko ufite icyambere nuko mwumvikana mugakundana ikindi mujye muri Yesu mujye muri Kristo mureba ko nimukoresha iyi strategy yo gusenga Imana no kwiga ijambo ryayo no kwiha Imana cyane murebe ko mutazuba ku rugo rwakomeye noneho dusoza icyo nongera wenda rero tongeraho dusoza ngiye kumuvaho uyu mumama yarambwiye ati hari systeme imwe mu rugo rwanjye bitazanashoboka nubwo ndumaze imyaka 12 iteka tujya kuganira agahita ahunga agaturugo nanjye nicyo cyantandukanyije n'umugabo mutaganira burya biragora ariko icyo nasaba uyu mubyeyi urumva
hari ikintu Mbata yavuze byahise bituma nkurura ino comment y'uyu mama aba Belgique. Urumva we system y'umugabo we iyo yakoze amakosa akagera mu rugo umugore atangira kumubwira ati sheri kubera iki uyu mukobwa mwicaye nkumva ibi nibimunuka umunsuzuguza, umugabo we system ye nziza ahita yahukana akagenda. Uri kumva ori yo kugira ngo abwire umugore ati sheri sorry ntibizongera, we system ye ni yindi yo kwahukana rero bishatse kuvuga ko we ntagashaka kuba umugore yamubaza ku makosa ye. None se urwo rugo uvugisha ukuri, urwo rugo rumeze ute Mbata? Uyu mugabo nimba arasezeranye n'umugabo we bakaba barasezeranye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko, uyu mugore nafate gahunda y'amasengesho, nasenga Imana izamubera igisubizo. Wikwirwanira kubw'umubiri kandi wivuga ko wazinutswe umugabo wawe. Gerageza, warakomeretse, ariko Bibiliya nibivuga hari n'abaririmba ngo mbese ngo intambara zitabayeho twavuga iki? Twavuga ko twarwanya uruhe rugamba hano muri isi. Narwana urugamba rwe nafata agasaraba ke. Urumva bizagufasha, senga, uzafate nimero yanjye dusengane. Nza abantu benshi mfasha kubaka urugo kandi rukemera, mfite amavuta y'Imana, hari ukuntu sa n'imitima y'abantu bikemera kuko nanjye ndi umuntu wasenyutse, ariko igihe cyarageze Imana nanjye ngarukaho. Nukuvuga ngo rero ndakwinginze wa mubyeyi we, icyambere nkubwiye fata igihe cyo gusenga, ujye ubwira Imana ngo uyu n'umugabo wanjye twasezeranye byeme n'amategeko, nirukanye indaya, nirukanye ba Delila mu izina rya Yesu, komeza utokeshe za Delila zizahunga. Amen. Sha niyo mpamvu rero nanjye sha nabyumvishe nanjye marira aranyica. Za Delila zizahunga, nimwirukane za Delila ku bagabo banyu, nimwirukane izo ndaya ku bagabo banyu, musenge cyane, mujye mubwira ikindi muhindure system. Hari system umuntu ahindura, hari system zitandukanye n'amambo ngo uzabamere nimero. Yego nta kibazo. Hari system umuntu, nimero yanjye ni 0788604796. Hari system nyinshi nagiye nigisha abantu kandi kubaka biremera. Hari gihe bagize n'umugisha muri commentaire babibabwira. Zirahari nyinshi, hari izo gusasa, hari izo guteka, hari izo kwambara. Hari igihe umugore aba yambara kirokori, cyo gihe ukamubwira uti ambara ki kwa kundi kimaraya. Hari igihe umugabo ahita avuga ati kumbi burya umugore wanjye nuko yarameze, agatangira kugufuira utaranava no mu gipangu, kandi ubona byambaye utari bunarenge. Mumbabari uyu munsi murare mwongeye mwiyunze, bundagurana mwishwana, dore abana bari kwa mayibobo, bakobwa barakura babindaya. Turwanye aba bana nibo ngende gusabira imigisha ngo Imana igenderere bano bana, kuko abana muri kureba urubyiruko ntago wabona umusaza wagiye mu biyobyabwenge n'urubyiruko, indaya n'urubyiruko, abasinzi bakabije n'urubyiruko, ubusambanyi babugize nk'imikino kandi ni icyaha kirimbuza. Nukuri Imana itugirire neza. Hanyuma tubwire nimero yawe hanyuma usoze. Nukuri murakoze. Nasabaga abantu ngo bajye kuri Birandikwa TV bankande subscribe, ndi imbere gato cyane nkongera nkatanga ibiganiro nkuko nari sanzwe mbitanga. Ikindi nimero yanjye ni 0788404796. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp, abo hanze bo barabizi ko bakora akanyenyeri 250 bakabona kurenza iyo mibare yindi. Akanyenyeri please 250 karindwi 88640 nukuri Imana duhana umugisha mwawe. Emerero ameze nka MTN. MTN ni level umuntu ujya gusana zangagize mu birungu ikaba ngo mukiriya mwiza. Data nukuri Imana bamugisha. Mana data mu izina rya Yesu, nyemerera ubutumwa ntanze bugere kure aba bavuga butumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo bamenye umuhamagaro wabo, kandi ndinginga mu izina rya Yesu Kristo ngo irehereze imitima y'aba bantu bakurikira ibiganiro by'Agasaro TV n'ukuri televiziyo y'umugisha wawe, abayikurikira bose abamaze kugumuka kuri Kristo bamugaruke kuko ntacyo bapfa. Aba bakozi bawe n'abawe n'aba Kristo ntabwo ari aba bana b'abantu, ndakwinginze ngo ufate imitima yabo, kandi ubwo turi kumaranira kujya mu bwami bwo mu ijuru bibaye byiza twese twahaboneka, kandi ukomeze kuturindira imibiri yacu, dusengera n'abafite ibibazo byinshi bitandukanye ngo bagirire neza mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen.